Haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, aho muherereye hose inshuti zanjye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, duhereje Imana icyubahiro, tubanje Imana muri iki gitondo. Imana ishimwe, izinze ijoro izinguye amanywa. Imana ihabwa icyubahiro, yakurinze nanjye irandinda. Imana ishimwe, yakoze imirimo itangaje mu minsi yatambutse. Imana iracyari Imana, iracyakora imirimo n'ibitangaza. Iki gitondo kidasanzwe nyemerera mfashe guhereza Imana icyubahiro, mfasha gushima Imana itabura uko ibigenza, mfasha gushima Imana ifite imbaraga zirya izindi, mfasha gushima Imana, mfasha gushima Imana, mfasha gushima Imana. Iki gitondo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, ko ijya yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Bisobanuke neza yuko Imana hari ibyo yimura ku buzima bwawe, Imana ko hari ibyo ikuraho ku buzima bwawe. Byo biba byaje biteye ubwoba, byigaragambya, byaciye igikuba, ariko Imana ikabyimura byo bitabizi, ikabijyana mu kindi gice, mu kindi kirere bitabimenye, irangiza ikabitsinda iyo ngiyo. Imana ikakurengera. Imana ishimwe. Nawe uri umugabo wo kubihamya, bwa burwayi uko bwakuvuyeho ntabwo wabisobanura. Abaganga barabagerageje, ariko Imana niyo yimuye, niyo yabyimuye ubwo burwayi bukuraho, iragenda ibutsinda iyo ngiyo mu nyanja. Imana ishimwe cyane. Ifite iyo yabirangirije. Imana ihabwa icyubahiro. Ya nzara ya cya gihe, rya deni rya cya gihe, wa muntu wari wakubushabushe cya gihe, Imana ifite ukuntu yakoresheje imbaraga zayo. Njya mbabwira ngo ntitwabura icyo dushima Imana. Ni ukuri, ahubwo nuko tudafata umwanya ngo twitekerezeho, turebe ibyo Imana yakoze. Ugiye utekereza umunsi ku munsi uburyo Imana yakugiriye neza, wahama uvuga ngo uruwera Mana, uruwera, 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 warakoze, uruwera, warakoze, uruwera, ugira neza, uruwera, ugira urukundo, uruwera, ineza yawe ntirondoreka, uruwera Mana, uruwera. Imana nishimwe. Iki gitondo rero turacyari mu ijambo ry'Imana, turacyavuga ku iherezo. Imana ishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Nshuti yanjye, ndagukunda wowe tubana muri uyu mwanya wo gusenga, mu bihe byo gusenga. Ni ukuri uri uw'umumaro kuri njye. Imana ijye ikumpera umugisha umunsi ku munsi, kandi nawe ujye urushaho kwegera Imana kugira ngo nawe iguhishurire byinshi. Turacyari mu ijambo ryitwa iherezo. Icyatangiye cyose kigira iherezo. Ikintu cyose cyavutse kigira iherezo. Ikintu cyose cyaje kigira iherezo. Ikintu cyose, nta kintu cyaremwe kidafite iherezo. Imana ishimwe. Ariko nkavuga ngo ujya wita ku iherezo ryawe, ujya uvuga ngo Mana uzampe iherezo ryiza. Ese ibyo ukora usabamo iherezo ryiza? Ese ibyo bintu wasabamo iherezo ryiza ni ibyiza cyangwa ni ibibi? Ntago nzi muri iyi minsi uko uhagaze, ni wowe wenyine wiyizi. Nimba uhagaze mu byaha, nawe ubwawe urabizi. Nimba uhagaze mu gutungana no gukiranuka, nawe ubwawe umutima wawe urabiguhamiriza. Ariko se iherezo ryawe ni irihe? Iherezo ry'abakiranutsi ni ubugingo buhoraho, ni ukunezerwa, ni ukuruhukira mu mahoro. Ariko iherezo ry'abanyabyaha ni ukurimbuka. Niyo mpamvu nkubwira ngo iherezo ryawe ni irihe. Reka dukomeze igitabo cy'intumwa, urwandiko rwa mbere Petero yanditse. Twari turi mu bice 4 ejo. Reka dukomereze mu bice 4, dusome umurongo wa 16 dugere ku wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo, ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaze Imana kubw'iryo zina. Imana ishimwe. Hanyuma 17, kuko igihe kigiye gusohora, urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Imana itugirire neza. Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazaba
bazabahe. Nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo bagumye bakore neza. Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo umuntu nababazwa kubwo kuba umukristo, kubwo kubaha Imana, uwo ntugakorwe n'isoni. Nibagutuka, nibakurenganya kuko uri umukristo, nibakurenganya kubwo kubaha Imana, nukuri ntugakorwe n'isoni, ahubwo ujye uhimbaza Imana kubw'iryo zina. Imana ishimwe cyane. Ikindi ni uko igihe kigiye gusohora, urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. Iyo bavuze ngo urubanza ruzabanziriza mu b'inzu y'Imana, ni uko wowe wamenye ko Yesu Kristo agira neza. Igihe cyose uvuye mu kw'Imana, igihe cyose uvuye mu gukizwa, uvuye mu bihe byo gusenga, urubanza rukuzaho, kuko uba waramenye ineza y'Imana, uba warakiriye umucyo w'Imana mu buzima bwawe. Rero igihe uteye umugongo ijambo ry'Imana, igihe amatwi yawe uyavuniyemo ibiti, ukumva ijambo ry'Imana ariko ukagundira ubusambanyi n'ubusinzi n'ubwesikoro n'ubwomanzi no kubeshyera abantu n'ubwicanyi muri wowe, ibyo bintu ukagambirira warangiza ukanabikora. Urubanza ngo urubanza ni wowe ruheraho, rubanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Iherezo ry'umupagani rizamera rite? Iherezo ry'ubyina nta kazaza rizamera rite? Iherezo ry'uvuga ngo niko byahoze rizamera rite? Ese iherezo ni irihe? Iherezo ryawe wowe wabirambitse ni irihe? Iherezo ryawe wowe wumva unezezwe n'isi, ukumva rwose guhitinga no kwenjoyinga ubusambanyi, ubusinzi, kubeshyera abantu, ubwicanyi, ubugambanyi, ese iherezo ryawe rizamera rite? Erega iri ni ijambo ugomba kwibaza wowe ubwawe, wicaye mu nzu yawe yo mu mutima wawe, ukavuga ngo ariko ibi bintu mbamo amaherezo yabyo azaba yahe? Hari abakubanjirije babikoze, hari abantu bakubanjirije mu busambanyi uzi. Ese wabonye iherezo ryabo? basambana babikora cyane. Reka nkwibarize wowe tuziranye, ese wabonye iherezo ryaba ari abasambanyi ryabaye ryiza? Ese wowe musinzi usayisha, wabonye iherezo ryaba ari abasinzi bari barabaye nk'akazizi mu kidomoro, wabonye ryarabaye ryiza? Reka nkwibarize wowe ubeshyera abantu, ese iherezo ry'abantu babeshyeye abandi, wowe wabonye ryarabaye ryiza? Reka nkubaze wowe mwicanye wo mu mutima, ese ko wica abantu ukagenda ubacira ibico, ubacukurira ibyobo, ubategera imitego, wigeze ubona iherezo ry'umwicanyi riba ryiza? Ese iherezo ryawe rizamera rite? Ndakubajije muri iki gitondo. Iri ni ijambo rigusaba ngo wihane, wongere umaramaze, wongere ushake Imana, wongere wumve ukunze Imana, wongere uhinduke, umwuka wera gusange, umwuka wera nesha amenagura izo mbaraga zagukoreragamo mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zikubashishe kwihana no kureka icyaha. Imana igusange ikugire neza, wite ku iherezo ryawe, wongere uvuga ngo Mana uzampe kurangiza uru rugendo amahoro, uzampe kugira iherezo ryiza. Imana ishimwe cyane. Iherezo ryawe ni irihe? Muhahe muronke. Ndakwingingira Imana ngo igusange kandi kugire neza. Uyu munsi uhahe uronke mugisha w'Imana uze ku buzima bwawe, mucyo w'Imana avire ku buzima bwawe. Imana yongere igusange mu bicuku bya nijoro uryamye, Imana igusange uri mu kazi wicaye, Imana igusange uri mu modoka ugenda. Imana ikugire neza. Shalom shalom. Imana irinde ijambo ryayo ibihe n'ibihe, ikarikurikirana.